MWANA boy asohotse yitwa Mushiki usizirya ugasha uramurasi yakubitiye kama byashanje ikibazo cyo kwiyemeza ni bwinshi ako David ubu koko filime zasohotse nizo mamubyukiyemo erega mwanze gusenga neza neza mwarananiye ese ubu ngubu ntabwo yasengera ahangaha ntabwo areka gusenga ntabwo ari ngombwa ngo uva ahangaha ugendiriye n'ahangaha Imana yakumva kambyemere ko wasengera no mu rugo we no kurya wari wafata n'umwanya n'umwe uvuga ati ngiye kurya reka nsenge uzi ko nsenga nkamara gusenga neza neza ibiryo wabimaze ubundi kuba wadusengeye bikaba ubeho okay ngiye gusenga n'ubundi byararangiye mwebwe ndasenga ntabwo ntagiye ariko David wowe njyewe ukunda dusengera kujya dusengera nabyo tubyihore muribuka ko mushiki wanjye ari muzi ajyane kwa kanga uyu munsi bibaze ko mutazi n'iminsi none zo ajya dukora iki mu bitekere sibyo igikoni niba hari abana b'abafunga mutwe ese ubu nzabakorera iki gusenga simushaka guteka simushaka ese nabaye umukozi wanjye wamushatse ariko uri mere none sasa reka mvuge nka mama wanjye tekere mushiki wanjye murabizi ko aba ari ku ishuri akeneye kurya amaze igihe atameze neza adafata ibiryo bihagije Fabi babarate ubyiteho ujye no ku isoko uzane n'imbuto ahubwo ahubwo imbuto wanajya aho nyine nari nanjye imbuto nanjye ndazikubona ntabwo ndi icyo nshaka nuko nsanga mwaketse asigaye ari kwishaza biteye ubwoba yarayiwe akora umusisita wacu ntacyo turareba tubigenze tumwaranje yanajya no kuri resitora akabigura akabikinyeza ugasanga ibiryo se ari ikintu nazimera sanze waguze ibiryo none urateka rero hari muri stoke bihari ntabwo ndi tayari sawa nyine yewe injira narengarutse ababyeyi Sofia yego ndabumva ababyeyi ko mbona uri kungenderera cyane n'ubu umubyeyi noneho byanze pe byanze none ndagarutse Sofia karame ababyeyi ikibazo ni ikihe ngewe rero cyagiye pe mbwira cyagiye bya bintu ndagenda ndabikora ariko nyine icyo nshaka ntabwo ari wa muti nshaka noneho murangiza burundu akava kuko nshaka gusigara n'uwo mugabo ntabwo nshaka gukomeza gusangira Sofia abakurambere bakwishimiye ibi bihuru kubona bikuzengurutse n'imbaraga zabo bakwishimiye baje tubanye nabo mukuru uyu mwana w'umukobwa mukuru namukweretse ibyifuzo byo byakira mukuru kandi ubicishemo kwereka ibyifuzo by'abana bawe baje uyu munsi ubyiteho kandi ubyiza nyamuzina sokuru umukobwa ndi hano n'umuhungu wawe nijya kuvugisha ndasabye sintegetse ubwo bivuze ngo ushaka gusigarana umugabo ukamwiharira yego gusa ntabwo nshaka gukomeza gusangira umugabo na mukuru wanjye naramurambiwe pe nibyo ni ukuri bakurambere ndabitabaje kuri uyu mwanya Sofia ko bigorana ciramo no hagati agatatu 1 2 3 ndahamagaye ndakomanze bakuru mu nyitabe ongera uciremo 1 icyo Sofia shira hano umufurage
abakurambere bansabye ubufuragiro. Gira bwangu. Shyira aho ngaho. Aho. Sofia. Ndabumva ababyeyi. Data. N'umuhungu wawe. Ndagutabaje. Sofia. Karame ababyeyi. Uriya mugabo mukunda bingana iki? Ni ukuri ndamukunda cyane kandi afite amafaranga, ni ukuri nshaka gusigarana ya mitungo yose kandi n'uriya mugabo wanjye tugasigarana wanjye nagomeza kubyivangamo yose. Yego ni umugabo we ariko ngewe umukunda kubi kandi nawe arankunda, ngiye nshaka kumusigarana rero. Mukuru afite abana bangahe? Mukuru wanjye afite abana batatu. Umugabo we mufitanye abana bangahe? Aracyari mu nda ntabwo aravuka ariko nyine ndamukunda rega ibyo bigenderaho ngenda mushaka. Uvuze ngo uratwite? Ndatwite mwita ye rwose nubwo itarakura nyine ufite amezi 4 ariko umva rero mubwire Sofia abakurambere benda kunsubiza. Ndatakambye sogokuru aho uri aho ngaho. Sofia umugabo uramutsindira. Yego mfashe no kuri babyeyi ndakeneye cyane. Umva Sofia, babyeyi ngiye kuguha umuti ariko yego bakuru dore nguyu mufuragiro mubasha ntango umuti. Sofia babyeyi umufuragiro barawakiye. Umuti ngiye kuguha yego uzagenda ubushire imbere y'umuryango wo mu rugo wanjye, ku rugo rwa mukuru wawe. Ucunge hari aho yagiye agiye gutaha ubuhanyanyagize. Ndaguha n'undi muti. Yego uwo muti n'umwana wawe na mama wawe nta muntu ugomba kuzawubonaho kugeza mukuru wawe apfuye. Nta kibazo babyeyi ndabikora neza nkuko mwabinegetse. Uyu muti uzawugira ibanga uzajya uwugendana ntukawibagirwe. Ni uwo kugendana. Mukuru imbaraga zawe muhaye umuti uyu nguyu uzanyanyagiza mu muryango nta muntu ukureba. Wose nzawunyanyagize. Wose uzawunyanyagize nusoza uri gateho. Nzoza ndi gateho. Yego agasashe ntukakasige uzakagendana. Reka ndagusezereye tebuka ihute. Murakoze. Andi mafaranga yose yego ayo warundimo uyasige ku meza aho ngaho ugiye gusohokera. Sawa murakoze babyeyi. Ihute. Naji ahubwo reka mbona nicukiye mwana. Shamani wagire kubwo bwenge. Ubwo rero uransize ngo abari ngiteka. Ahubwo ugira vuba sisitera asanga byarangiye. Kari winjira. Satante kundi ni wo. Bitis. Meze fresh. Kirya kiba kiri mu kazi kose. Mama warari. Wari yagiye gusenga. Agiye mu kanya. Mama nawe. Yagiye gusenga gusa. Kumwe nande hano mu rugo. Wenyine.
sha narindi kumwe na grand frère nawe arigendeye none njye wasigaye njyewe kabisa akadwe muri aho sha neza nta kibazo turashima Imana kabisa naye ndari nizanga tuje mama wano ntabwo se uvuye ko ndi kubona uri kuza utarwiyanditse nyine ibi bice byano hepfo hari akantu k'akazu rero najya gushaka kuzayacururizamo ariko ubundi biranze ariko nta kibazo ndabona mwana bimeze neza urimo urakura cyane turi gukora ikiryo kiba kiri mu kazi kose ntabwo byabura mama wawe wese arahari oya ntawe ari yagiye gusenga yagiye gusenga okay none se wanzaniye amazi gato amazi yo kunywa ufite inyota ariga iri zuba se uri kuribona nawe birumvikana kabisa none nabonaga wiyanditse kabisa mazi wayabuze narinje nanjye mu nzira ngaya rero tanti we njya kuri tuwarete gato ugiye kuri iki se ugiye kuri toilette basaba kandi bagiye bari wasanga bagiye kuzerera wiwe yes David meze bite kubona n'uruvande bazanye meze neza meze bon ibaze ko nciye imbere ngasanga harakinze tuvuga se utari wambonye pese amatelefone isubize bite amasomo aragenda ari ngukumva cyane agira ngo yari yarandose ko uri gutaha uyu munsi nawe aza kudusura nzi ko mwayamubwiye hafi yaragiye kubona mbona araje nyine amasomo aragenda se aragenda dore mbona hasanze basaza bawe yuzuye yaje agira yego ko baje Imeze neza. kubona nawe wari uhari se se ko mbona mungana nkanjye yarabwo mujya Ariko bagiye ariko na siporo inuzo ukibuka byiwa. ko mama yaje kunanga
unasoma masomo ni sawa bimeze neza kuko inzara iranyishe wasanga mutatetse ndabazi ubundi se mwarahindutse yingenze mu gikoni mwatetse se yego natetse yosigaye aha saa kanjye ndebe ante wowe umva urangurira oya ntugire ikibazo mama sawa kanjye kurira mu gikoni rero njye kuba mbacitse ubwo nubwo mama wanyu naza mubwiye ko namushatse namubuze nta kibazo nahise ngiye ari buvire ko gusenga ni hafi aha ngaha ntabwo wabyemera bakazi okay kambe ngiye rero ubwo muraza ko David. Sawa. Sister se nawe ari hano. Fabien. Sinafite byabaye hano. Sisi. Fabien. 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 Kusi. Nagiye ibikino. Nimutungurwe. Ijuru ryita ku mwana waryo. Sofiya niwe washyize uburozi ku muryango kugira ngo upfe. Mu ijuru hateranye inama yihutirwa ku buzima bwawe. Hafashwe icyemezo ko imigambi mibi yose itazigera igera ku buzima bwawe. Anti. Anti kwera umuvuganye n'umubyeyi. Mana niyo mpamvu nkunda ijuru kuri Mana. Nagiye musenga murabona ibitangaza aho biri kubera hano. Mukomeze kwizera Yesu kuko abitaho. Mujya muza tujye gusenga sibyo mba mbabwira. Sibyo mbwira ngo tujye gusenga ukanga David. Urimo urabibona? Iyo mbona singa bigenze bite? Niko narinze ko ari mwebwe mugiye imbaraga. Narinze ko ari mwe mugiye imbaraga bigenze gute? Ishyari. Ishyari ritangira nk'akantu gato mu mutima. Ariko rishobora kuvamo umuriro utwika
ubuzima bw'umuntu. Sofiya yatekereje ko azabona urukundo anyuze mu rupfu, ariko ntiyari azi ko ijuru ribona ibishwe byose. Iyo Imana iguhagazeho, imigambi mibi ihinduka ubusa. Imbabazi ziruta inzika, urukundo ruruta urwango, umucyo uruta umwijima, kandi koko ijuru ryita ku mwana waryo. Amarira ntabwo nzongera, ni ukuri kwizera ntabwo nzongera, birana bitewe n'umujinya n'ishyari, ni ukuri ntabwo nzongera guhemuka. Basi mama, ukinyuma se reba hano, ni ukuri nakubabariye, ariko icyo nakubwira, uri kunyumva se, icyo nakubwira cyo ugomba kwiyeza ukajya imbere y'Imana ugasaba imbabazi z'ibyaha byawe, sibyo? Ni ukuri ndakubabariye, ndakubabariye pe, ariko ujya usenga, sibyo? Kandi nyemerera ko tugiye kujya tujyana gusenga. Urakoze muvandi. Nabikoreraga iki koko? Sisi nakubabariye, sibyo? Ngaruka ukomeza wicuza hirya. Imfukamira ntabwo n'undi mwana w'umuntu, sibyo? Aho tuzajya n'imfukamira Imana, usenge wicuze ibyo wakoze. Imana ni inyembabazi irababara, sibyo? Yego. Mbona urambabariye? Ni ukuri kandi Imana ihabwa icyubahiro nibura kugize imbaraga zo kuza gusaba imbabazi. Ni ukuri ndabishimira.